Yes, of course. Nk'ibisanzwe amazina yanjye banyita Njuga Babalao. Uyu munsi rero, uyu munsi turi kuwa gatatu. Kuri wa gatatu. Aha turi ni ahantu dushutingira filime yitwa Rugamba. Iyi ni Remax TV, kora subscribe ubone amakuru agiye agezweho. Uyu muntu turi kumwe kano kaya ntabwo ari bumuvuge paka kamera igiye ikamugeraho, ariko namwe uhanye musanzwe muzi murahita mumumenya. Remax TV, kora subscribe, tukomeze tugenda tuganira, tubaha ibiganiro bigiye bigezweho kandi bishimishije. Twigendere mu makuru rero. What up. My name is DAMOUR Seleman aka Papa Shafi, king wa salati. Muri Rugamba turi muri Rugamba series, muri Rugamba nyina nitwa DAMOUR. Bamwita DAMOUR, ni commissionaire. Yes, muri Rugamba. No kuvuga ngo ni umukomisiyoneri muri Rugamba. Ibintu asanzwe akora rero murabibona muri Rugamba, bamwita DAMOUR wa salati, wa king wa salati. Vuga ngo kora subscribe kuri kora subscribe kuri Remax TV. Kora subscribe kuri Remax TV. Bamwita DAMOUR wa salati wa salam. None ndagira ngo tuganire DAMOUR. Ubu kano kanya turashaka kuganire kuri filime murimo murakora hano. Filime nyine ngewe ntago uri bumvuge like urambona nk'umunyamakuru kano kanya, ariko none ndagira ngo tuganire umvuge uko bibona. Ese ubona biba byitwaye gute hano kuri tele cyangwa n'abandi bakinnyi hagati yawe n'abandi bakinnyi mu kinana? Hano binabara uburyohe uko n'umwuga tumazemo igihe kandi umwuga mwiza wa sinema tumaze igihe tukina. Kuri hano kuri tele bari ibintu biri show cyane, abantu bose bari muri modu. Filime yacu ni igendanye n'ubuzima bwa buri munsi busanzwe, uburyo abantu babanyeho mu makaritsiye, mu ngo n'ubuzima bw'abantu muri rusange. Niyo filime yacu Rugamba series. Abantu basanzwe bakuzeho ibintu byo gukotora ngo DAMOUR yanga avuga ngo ibintu ngo buriya ngo DAMOUR ngo ntago yize ngo biba byamucanze, bazi ko nyine ngo utazi ibintu bijyanye n'indi. Njye narasomye narize buriya n'imikinire nyine ko tuniyo ko script banditse bazajya babona rero nakotoye cyangwa navuze icyongereza gifuditse, niko script banditse niko babiteguye. Hari akantu nabonye Philip itari kukubaza ngo kora ngo tubwire ngo tubwire ngo muje hano ngo tuje hano kuvuga kuri filime yacu Rugamba mu cyongereza. Uragakora ariko urabivuze ngenda byumva bivuze mu cyongereza. Nani ndashaka kuvuga ngo tuje amakuru meza mu cyongereza, amakuru meza tuyabona kuri Remax TV. If you want to watch good news, can you watching Remax TV? Abizora cyongereza urakizimana reka babivuge. Ngewe ariko ngiye umunyamakuru, ntago umunyamakuru wemerewe kubazwa. Nta munyamakuru wemerewe kubazwa. Ariko bakomba mbikubise kandi ngo narize nasoma. None mbwira ikindi kintu, wumvira uruhe rurimi rundi? Igiswahili. Vuga ngo mu Giswahili. Ushaka kumenya ibigezweho cyangwa gukunda ibintu bigezweho, kora subscribe kuri Remax TV. Unahitaji kujua unahitaji kujua movie nzuri au filmu nzuri inachezewa na wachezaji wazuri, yenda ukaangalie kwenye Remax TV. Ndio vile bwana. Ndio hivyo wanasemaga. Lakini nakwambia sema hivi, nataka ujuishe ubwira abantu amakuru. Niba ushaka ubabwira amakuru, niba ushaka kureba amakuru meza agezweho, sio movie. Unataka kuangalia habari njema, habari nzuri, angalia kwenye Remax TV. Unafahamu papa, unafuata. Unanijua basi. Mimi naweza kabisa. DAMOUR rero. DAMOUR ubundi zina DAMOUR hari amazina bakwita menshi. Ndagira ngo none yasobanurira abantu. Ntabwo ari izina rimwe witwa? Nitwa DAMOUR Seleman. Nkaba nitwa Papa Shafi. Nkaba nitwa king wa salati. Nandi menshi nyine Seleman. Uri umusiramu? Oya. Izina Seleman rituruka kuki? Seleman ni izina nawo nashiditse bari nyita sinzi muzena. Amazina ari mu irangamuntu yayo. Nayo ni DAMOUR Seleman. Iwanye ari ku famille barabasiramu. Papa ngo yari umusiramu na yapfuye nkiri umwana.
ntago muzi sorry ikindi kintu rero turagira ngo buriya mu buzima hari ibintu abantu bahura nabyo bigiye bibabaje ndagira ngo mbwire ni ikihe kintu cyakubabaje mu buzima uvuga ati iki kintu cyarambabaje sinzakibagirwa ikintu cyambabaje ni ukuntu nahiye ndi gukina filime umuriro ukanyotsa live kokotse hose hari inkovu rero byagenze bite nyine twari turi gukina ngomba gukina ndi umuzimu wakumurira nandi gukina ndi umuzimu wakumurira noneho bakora make up nawe nyine imyenda bashyiraho peteroli nambaye bacana ikibiriti ndagurumana ndashya numva nyine birababaza byatari gushya bakujimije gute banzimije ni tombora banzimaka nyine bakora imyenda ikajyana n'uruhu mwereke se oya mbabari oya twereke ntiyana ubuse ngare apa kwanza reba hano wenda hano birahangije hano ukaboko no kunda ni gutya ameze wabaye madodo akoragira ngo ako rero bigaragara ko ngende umukinnyi ukaze mu Rwanda kuko nige mukina ashobora gukina ibintu biri nuza biri live niziye scene zikunda kukugora cyane mu buzima niziye scene zikunda kukugora cyane mu buzima scene zingwara ntazo ndose ndashwanyaguza okay Damour hari utuntu tw'utubazo ubundi umuntu akunda kubaza mu buzima iyo wumva ikinyarwanda cyane urumva hari utuntu tw'utubazo numva nshaka kukubaza ugira icyo tumbwira hari ndashaka uvuge ngo mwabagabo aho muri babahaboheye mwabagabo aho muri bahabahoye ongera usubiremo mwabagabo mwe aho muri bahabahoye twongera kandi ntari bigatwongera kandi uru rugo ni ruraye amazi ruraye ruyaraye urugo ni ruraye amazi ruraye ruyayaye ruyaraye ongera bisubiremo uru rugo ni ruraye amazi ruraye ruyayaye mane biragoye mane rega nawe ngambwira akantu usubiramo nsubiramo ngiye ntakunze okay dukubite next none ndagira ngo umbwire nizihe scene bakubwira gukina muri film ukumva urazishimiye ukavuga ati iyi scene ngiye kuyikubita bibe kuko byakabaye abantu babone ko ndi umwacteur scene zo kuvuga nabi urugero noneho ugiye gukina ubwira nabi uriya mu cameraman cyangwa uriya muturage urimo urakurikira Max TV mbwire nabi se ubwire nyine kugira ngo tuvuge umwacteur wereka mbwire wowe nabi oya ndashaka nyine umuntu uri kureba muri kamera ndabwo tubyira oya hari ukuntu ubundi bakubwira ati bwira uriya muntu nawe abone ko umubwiye nabi ngewe nibisanzwe ndi umukinnyi ndabimenyereye ariko bwira uriya muntu nawe abone ko umubwiye nabi nyine kubijyanye n'iki kugira ngo nishakire oya ishakire sije none ubwira uriya muntu uti ndavuze ngo mvuze ngo iki mbabwira wacyana we ngiye nta mikino ngira nawe n'undi munsi ujye umenya ko njye nta cyane urambona ko buntu njye nawe niko sha niko ye kiri nararakaye uraseka se niko ibi bigawe bizakura wowe tatse utazagenda njye nakina njye nakuri shaho njye naranotse kajya ngo ngende ndoroshye sha cyewe nko nta muntu ujye umvugiramo njyewe harakaye rwose nize scene zikunda kukugora rero scene zikunda kungora sinshobora gukira ndira scene ziri romantique urazishobora byatari ibi bintu n'abakobwa baraza gukandaho barebe ariko ndagira ngo noneho uterete uriya mukobwa uri kureba iyi nkuru cyangwa kino kiganiro urumva ariko buryo oya ndagira nibyo umuterete umubwira amagambo meza nawe avuga ati uyu mugabo ari kunereta wese nako bibona muri kamera atari kunereta shisho man ibite se base ariko uri kuseka nese kuri kuseka kandi ntabwo ndi guseka kuri muri nesting casting baby meze bite se wiseka nuseka birapfa byose we karume nuseka nje basira kubona uri guseka butubo duhe ni baby nyamuhanda ariko ubundi ngiye sinya ngo nibyo kugira bya romantique ngiye n'undi muntu leta ndi serious oya nge nakubwiye ngo ugiye gutereta uriya mukobwa urimo ukurikira ikiganiro akubone urumva noneho narangiza we abyiyumvemo yumve ko ari uri kubwira ntabwo tumuvuze izina nawe no mentioning izina naribi twagiye baby bitese ya wallahi noneho ndakubonye imanuka hano numva sinzi ko parfum wisize wagakuye ariko nanjye buriya no gumbana gutya buri munsi uruca ku rugo nkavuga ni ibi ni perfect kabisa none se wampaye akanimero kawe nyine sibyo se man urabona se harano nta hantu nzi ubundi n'ubwa mbere mbonye kweli
ngenda umuntu uzwi n'abantu bose kabisa ariko ntari bijyanye n'undi umpunzi nta kibazo wazagira bijyanye n'amafaranga bijyanye na swaga kugusohokana ahantu hari hose man hari ikibazo se shushu hagera ariko reka ibintu byo kumpunga man come on nisogili bana usijali sogea hapa ni busu basi sema na kuongereza kiss me ibyo birabaye cyangwa ubundi wari kumushyira hano tukamukinisha mureba ni gutuma nikinisha oya nawe se umuntu w'umugabo arikinisha ariko nawe reka nkubaze nawe uri umwagiteri kandi nawe uri umuntu ubimazemo igihe ese ubu nanjye nkubwira ibyo nkinira njye nta kibazo rwose njye nta ibindi tayari uhimbwira ibyo ushaka ko mukinira ndabikina none njyewe nkinira umugore wawe umusanze bari kumubyasa bari kumukora kwinyesebura byagenze gute ubwo n'u Rwanda mubona se uramufashe umusanze umugoye mu gitoma nyine umusanze bari kumukora byaterwa n'ibyo director ashaka niba ashaka ko niyahura niba ashaka ko ndakara ramadi yawe urakara nyine niyo ashaka ntabwo nabishobora notsinzwe ngo ndabo icyo ni icyambere uracyemeye bon ubuze ushobora gukina yesene washobora njyewe wewe ubu nsinze kimwe nanjye reka ngutsinde ikindi nyinira urumva ngiye bya mbere nabikoze bya mbere wabikoze ubwo nyine ni unsinze bibiri unsinze bibiri ku busa nyinira urumva nyinira nawe usanze umugore wawe bamaze kumunyensebura urumva wandi kubirira gutyo aho ngaho bagihari bari kuburira ibyo ngibyo la ilaha illallah nkubwire wa mugore we ndakwishe ndagusubiza iwanyu n'amaguru musenze niko uraza kurungura iwanjye mu rugo kweri la ilaha illallah wallahi ndakumariza ndagutece mwana we nibaza n'ikintu natumye ngushaka kabisa bikanshaka kabisa nka kweri wabuze iki kweri mu rugo rwanyu kila kitu nakupatia chakula nguo nakupatia uraza kuzana n'umusenzi nk'uyu kabisa ukaza kunca hejuru mumene umutwe se umva unusukunci inyuma se mani ibyo nibigikora abagore mwabaye mute ariko nkamo reka kabisa babivuga ko bya reba kabisa kuntu dore mbese kuntu kareba fata icyuma ngewe nakwemera nkagufungira nkagiye mageragere ngiye kugutema kabisa ndagutemye usimigenze nekwe mpamagare nyoko bukwe si mpamagare usimigenze shasha sida mu byo bintu byigeze bikubaho wari wafata umugore yari ko guca inyuma mu buzima busanzwe ko bo naramufashe bigenda gute naramufashe ariko ntabwo hari umugore wanjye yari shere wanjye nyine narangiye musanga ntamaze iminsi 3 yibera muri gato twarabanaga nyine arankwepa ajya kuba muri gato y'abandi batiye wari wamutwaye cyase none ntacyo nyine n'ubuhehese oya ntukabeshye ubuse umukobwa ajya kugucika nta kintu kibaye ndetse ko nagiye nkamugaro akagaruka ni kwa kundi nyine abakobwa bakunda byere baramushitse aramutwara ikibazo yari we cyangwa ikibazo nabi niba abandi batwara abakobwa b'abandi ikibazo yari we uko akundaga byere cyane nta mukobwa uragucika agenda asanga umuntu ufite amafaranga gusize umuntu uko udafite amafaranga nta urebye kuko nawe ariko nyine nawe kakuna nyine bakajya kubikora bakurikiye inote ukabakunda ari umubebe gutya nyine kaza kugucika nyine agosido ku kindi tipe cyamutwaye ugasanga kikurisha ikofu gatuza kandi yakurikiye kofi biba abakobwa b'iki gihe rero bari gukundana n'abadiaspora urabizi babatumazeho akunda abadiaspora kuko twe batadukunda niko mu abadiaspora ko mutadukunda twebwe ariko nyarumva ngo arakobwa bava muri diaspora akaza kugura abatipi nta mu Rwanda kubagura kuba amafaranga nyine bakabakiza akabatsa habuze no uzungu aho kweri niba bari igicecuru ngewe nicyo ushaka pfa kuba gifite kashe najya nyikorakora mumve nkakibwira mere po atu batajya kubeshye ariko hari ikintu baba bakurikiye hari ibintu baba bakurikiye hari ibyo utabifite niba ubifite bivuge kuko nabo baravuga ati twe turi kureba ikintu bakurikira ni ingufu sibyo ushaka kumukora umuti akumva arabohotse akazi akapana akazi ko guteka cyangwa ibiki akazi ko mu mubiri nyine mu buriri none aho ngaho ndiyameniye aho ngaho mfite mu mapeti nimbabaho kugera kuri marishari ni nko mu ba general komeza hari ibindi bintu bakurikira ibindi ni ukumenya kumwakeye ariko ku mafaranga ntayo mfite
ari kumuha keya kumwitaho kumuha urukundo no kumwereka ko ugomba kumumenya ibintu byose aho ngaho ndi tayari. Rero abantu mukurikira Max mugirire imwe DAMOUR umugore wagukunda wari wese uri tayari kumwemera. Ndiye ndi tayari ariko akankura hano muri Afrika kanjyana haranyine nanye bajya ahageze ahakugejeje se ukahita mucika. Wape ntabwo njya ubwo ntabwo nabukora. Nagenda nkamufata neza nyine tukabana abankuye muri Afrika ngiye nkaguma. Ariko urumva kujya gutura mu ikibazo nyine urumva ushaka kujya gutura mu gihe gihugu USA Washington guhageze wakora akahe kazi niyo najya noza imbwa ntaribi bazanye ngo besha akazi nakazi. Yo mureke dusoze rero mureke dusoze ibyo twari turimo nkuko dukomeze shooting bashishikariza abantu rero kugira ngo barebe rugamba barekura he bareba he n'ubundi hano turi muri shooting ya rugamba abantu tuganiriza kugira ngo mwishime nyine niyo mpamvu tuba turiho. Niyo mpamvu tubatera ibintu bibasetsa tubatera imisingo tubakinira filime nziza nuko tubereho kugira ngo mwishime. Ngiye mbere yo kugira ngo nshimisha abantu ababa bangara n'ababa banyanga naga abantu bose bagukunda ariko ngiye I don't care. You don't care? I don't care. Okay. Nkunda banyanga nkakunda n'abankunda. Abavuga wanye watasema watachoka. Mimi tabakia ule. ushobora gukina uzirorogize nyine risire. Yalla biwe ni hello. No uzaginesha umunsi we ndi nk'ipedi. Umva no ngera gutere turi umungo no kavuga tera ndakwemera. Hello, hi. Umenigusa niko hapa nikwambia. Unanichua? I love you. Kwabigira ndabazi barapedi barazarwa ama Master DAMOUR ushobora kurarana n'umukobwa uraranya n'umukobwa nako n'umutipe ugashiduka yagupfumbase wabyitwara moto ari gukora wakora wabyitwara moto ari umutipe nabanza ngategereza ngane handi ari bukore mwumva nimba ari kunkora yenda kumunda cyangwa ariko nakumva ageze muri Afrika y'Epfo ni nkokora none nawe neza ko mbona nawe ubishoboye wigeze ubikoraho nibyo mba mbabona nyine nuko wangungewe barambashaka kwereka ko hari na characters ushobora gukina zigutunguye mbese za surprise ndashaka ko wamenya reka muri rugamba twandika gasene uri uyigize PD bitewe n'impamvu cyangwa na diruguyemo uzakina ibyo bintu urabyemera kubikina nabikina da nabikina hadashya agomba gushya rwose nkakongora je ntabwo rega ubundi reka mubwire no za industry ya cinema turimo ntago ari ibintu byo njye ndya filime nyinshi z'abanyamahanga z'abanyamerika aba Nigeria hano mu Rwanda utagifite ibintu byo kwifatafata ugashaka umuntu nivunja kunja igira gute ngabaranga umukuranye gatambona ngo mama njye nta muntu njye ntinya nawe mpfa kubona ari bukora ikintu kishaka kunjyana muri ribu cyangwa kinjyane mu mategeko ya leta ariko ari kwagitinga ibintu mbona bizashimisha abantu bizabaha inyigisho cyangwa se bisanzwe na kimwe cyakunanira gukina muri make necyo. Hello Ego hello baby nizo shawo mukinira ya muterete njuga niyo tutamora no ipedezi kora nawe nuko hello shili nikona una drip ya mzuri lakini usikweli nikunzie katekila kwa shede wangu usijali usionizi mandevu ni pale chini VIP shede sijali. Okay reka dusoze byari bigeze aryoshye ariko mureke dusoze abavandimwe rero mwangare mureke kuri rugamba series ni filime umva turatwika bundi se bundi baba agomba gukongoka tugomba kwa cameraman rugamba niyo dushaka ijye imbere muturebe cyo koreka ngiye mbisabira ikintu kimwe nk'abaturanyi nk'abavandimwe niba munkunda mukamukunda niwe musaza ni muturemere muri rugamba series ni filime igana ibi byose turi gukora tubikinamo. Hello Okay, see you naho ubutaha nakagaruka.